mwese nk'uko mubibona rero murabona ko bizaba ari ibintu bishimishije umunsi w'ejo ubwo igare rizaba ririmo rirerekanwa ahangaha live kugira ngo abantu bose bazaba bari kugenda babona uko igare rigenda aho rizanyura hose, cyane ko ejo bazaba bari gusiganwa n'isaha, ni ukuvuga ngo uzaba wakoresheje igihe gitoya niwe uzabarwa nk'uwegukanye iyi etape y'umunsi wa mbere.